Ndagushimiye kandi ngo ikaze wo dukurikirana umunsi ku munsi. Uyu munsi muraza kwihangana ikiganiro ndaza kugikora harimo intege nkeya ariko muraza kubyihanganira. Ni inkuru ibabaje cyane y'umupasiteri witwa Pastor Theogene wamenyekanye cyane, umupasiteri w'umukoboyi, umupasiteri ukoresha imvugo za kijama, umupasiteri ukoresha imvugo zo mu buzima busanzwe mu buryo bwo kugira ngo nibura yereke abantu ko nta kure habaho Imana itakura umuntu. Yagiye akoresha ubwo buryo bugiye butandukanye rero kugira ngo afate imitima y'abantu ayereke ko Imana ikomeye, Imana ishobora byose, yagukura ahantu hose waba uri. Pastor Theogene yahoze ari marine ikomeye, yahoze ari marine yo mu rwego rwo hejuru, ariko nyuma aza arahinduka ajya gukorera Imana, aba umuvugabutumwa ukomeye cyane. Amakuru ahari ni uko yaravuye no muri Uganda kuvuga ijambo ry'Imana, arimo agaruka mu Rwanda. Yaravuye Kampala agaruka mu Rwanda nko mu birometero 4 wegera umupaka wa Katuna, nibwo bavuga ko igikamyo cyabagonze ari 4, hanyuma 3 muri bo bagapfa, nawe arimo. Umwe kugeza isaha aracyari muri koma, niyo makuru ahari. Dusubiye inyuma ho gato reka tugaruke ku buzima bwa Pastor Theogene. Pastor Theogene yamamaye ku mbuga nkoranyambaga nyinshi cyane zigiye zitandukanye, yagaragaye kuri chaîne nyinshi zigiye zitandukanye, yakorejwe n'abantu benshi. Yari umuvugabutumwa muri ADPR ku Muhima, yari umuvugabutumwa mu Rwanda hose, yajyaga ahantu hatandukanye, yakoraga ingendo zigiye zitandukanye, agiye kwigisha ijambo ry'Imana, agiye kuvuga ijambo ry'Imana, agiye gufasha imitima ya benshi guhinduka. Nuvuga ngo Pastor Theogene yavukiye mu muryango w'abakire, hanyuma nyuma ya Jenoside aza gukubitwa n'ubuzima, ajya kuba mu Kinamba, ari naho rero warangaraga gato umuzigo wakawuhitana. 2003 yaje kwakira agakiza, yaje kwigarura Imana, yaje guhinduka, yemera kwakira umwami n'umukiza ari we Yesu Kristo, atangira kuvugira Imana, atangira gukorera Imana gutyo. Yari amaze kwamamara ku mvugo ze, yari amaze kwamamara ku bikorwa akora. Hari abantu yakuye mu muhanda nkawe nk'uko yahozemo. Pastor Theogene yahoze mu muhanda, yabaga mu muhanda, yari marine ikomeye cyane, kuko warangaraga gato akakurasa umuzigo wawe cyangwa se akawutwara nk'uko abyivugira. Mu mvugo ze nyinshi rero yagiye abigarukaho, avuga ukuntu yari ibandira ikomeye cyane, yavugaga ukuntu yibaga ntibagarure, yavugaga ukuntu yanywaga urumogi, yavugaga ukuntu yararaga ahantu mu bihuru, yavugaga ukuntu yararaga munsi y'ibiraro, yavugaga ukuntu yararaga mu mateme, akabaho nabi cyane bikabije. Niko yaje guhitamo rero kwigarurira Imana, ajya kuvugira Yesu, ajya kuvuga ijambo ry'Imana, ajya kubwiriza, ahinduka umuvugabutumwa ku isi hose. Ni muri ubwo buryo rero nanone iyo mpanuka yabaye, yaravuye mu butumwa, yaravuye gukorera Imana muri Uganda, yaravuye gukorera Imana mu gihugu cya Uganda, arimo agaruka i Kigali, nibwo igikamyo cyaje kubagonga ari abantu 4, 3 bose bahita bapfa, harimo 2 bandi na Pastor Theogene. Hanyuma umuntu wa 4 yaje kurokoka, gusa kugeza isaha aracyari muri koma, ari kwa muganga, ari kwitabwaho. Ntabwo turi bwirengagize ibikorwa bye byiza yagiye akorera abantu bagiye batandukanye, haba mu Rwanda haba hanze yarwo. Yafashije imitima ya benshi, icyo nicyo kintu cya mbere yakoreye abantu benshi. Yafashije abantu benshi, yabakuye mu businzi, yabakuye mu busambanyi, yabakuye mu ngeso mbi, abereka ko ikirara cyangwa se ibandi cyangwa se uwo waba uri wese ugomba guhinduka, ugakorera Imana, ugahinduka umuntu utunganye. Pastor Theogene rero wamenyekanye nk'inzahuke, nanone akamenyekana ku mvugo zigiye zitandukanye, ati yes man abajama, yes man abajama. Ugahita wumva yuko ari wa muntu wamye ari umujama, wamye ari umupushayi, wamye ari urumogi, wamye acoma agatabi, wamye anywa akayoga, kwigisha nawe ugahita uhera ugahinduka. Pastor Theogene rero yari amaze gushyira abantu benshi mu myuga, abakuye mu muhanda. Pastor Theogene ndakwibutsa yuko yari yujuje inzu ihenze cyane, afite imodoka. Hari abantu yakuye mu muhanda basigaye babana
hari abantu yakuye mu muhanda basigaye babana nawe ku giti cye, ku bushake bwe. Mu biganiro yagiye akorana n'ibitangazamakuru bitandukanye yagendaga abazwa ibibazo bigiye bitandukanye kuri abo bantu bagenda babana, kuri abo bantu yafasha agakura mu muhanda akabajyana iwe, abazwa niba batazamwiba, abazwa niba batazamugirira nabi cyangwa se bakamunywera ibindi bintu imbere kandi yarabiretse. Akagenda basubiza ababwira ati rero Yesu arashoboye, Yesu ni byose, Yesu wamufasha akamukura mu bushayi, Yesu wamufasha akamukura mu muhanda, n'abo bandi nawe yabashobora, n'abo bandi bazahinduka nabo bakemera Yesu nk'umwami n'umukiza wabo akabayobora. Ibyo bikagaragara cyane aho yajyaga kwigisha nabo akabasuhuza cyane ati Yesu Imana bajama, nabo bagahaguruka ati reka uriya ni uwacu, uriya ni pasiteri wacu, nawe yamye ari marine, yamye ari umuntu wacu, yamye acoma akantu, yamye yihereza akantu. Iyumva ni Nopesi TV ikugezaho amakuru agiye atandukanye, ikugezaho amakuru atandukanye n'ubuzima bwa Pastor Theogene. Pastor Theogene wagiye utumirwa mu bigo by'amashuri akigisha abanyeshuri ubuzima icyo ari cyo, akereka abanyeshuri ubuzima icyo ari cyo, akabereka ukuntu umuntu ashobora guhinduka yari mayibobo, ukuntu umuntu ashobora guhinduka yari ikirara kimwe kibi, ukuntu umuntu ashobora guhinduka akaba umuntu muzima. Ibyo byose yabikoraga avangavanga za ndimi ze z'abajama, avangavanga imyambarire, avangavanga ingendo z'abajama, azihuza n'ubuzima bw'ubu ngubu, ubuzima turimo uyu munsi. Avuga ukuntu umuntu ashobora kuba agenda akandagira azamuka nk'abajama nyine, murabizi ukuntu abajama bagenda n'abahaza akamogi bagenda. Byose ntabwo yatinyaga kubikora imbere y'abantu kugira ngo yerekane ko nawe abihamye, ko nawe yari marina, ariko ubu ngubu kugeza isaha yahindutse. Ibyo byose yarabikoraga, akagenda akavangavanga indimi, akavangavanga imvugo, agashyiramo za mvugo z'abajama, agashyiramo za mvugo z'ababebi bahaza urumogi, akagenda mbese afasha abanyeshuri muri rusange nge kubona icyo bita ubuzima, kubona igisobanuro cy'ubuzima. Ubuzima burahinduka, ubuzima ni hasi hejuru, ubuzima ni gatebe gatoki. Ushobora kuba uri mayibobo uyu munsi, ariko mu minsi iri imbere ukazasanga niwe muvugabutumwa ukomeye nk'uko yabivugaga mu mvugo ze za buri munsi. Buri munsi yasobanuriraga abantu ukuntu yari mayibobo, yari marine. Ni ukuvuga ngo umuzigo wawe yawutwaraga mu masegonda kandi wari uwufite mu ntoki. Ntabwo yatinyaga kukwiba kandi muhagararanye. Ni ukuvuga ngo Pastor Theogene yasobanuye ukuntu yari imbobo yo mu rwego rwo hejuru, atari zimwe zoroheje. Yasobanuye ukuntu yibaga, yasobanuye ukuntu yanywaga akamogi, yasobanuye ukuntu yanywaga kakore, agatineri, ari nako na n'ubu kugeza isaha yabanaga n'abantu yakuye mu muhanda kugira ngo nibura arebe ko yabafasha nabo babashe guhinduka. Yagiye abwiriza ahantu henshi abantu bakihana bakareka ibyaha, yagiye abwiriza ahantu henshi, haba mu bigo by'amashuri